ntabwo nitaye ku bindi waje umuca. Niba waramucaga inzu, niba waramucaga imodoka, niba waramucaga viza nk'uko nakomeje kubivuga, niba waramucaga imiryango ikomeye, ibyo ntabwo njyewe mbyitayeho. Nitaye ku ijambo ry'Imana ririmo rimbwira upfa kuba waramusezeraniye isezerano ngo ndagukunda. Yesu ashimwe bene data, Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Nongeye gushima Imana kubw'uyu munsi w'umunezero. Nongeye gushima Imana yuko twongeye kugaruka muri studio za Iyobokamana TV tuvuga kuri cya kiganiro cyacu urugo ni iki. Reka mbere yuko dutangira tubanze dusenge hanyuma dukomeza. Mana nziza, Mana nkuru, twongeye kugaruka imbere yawe ubwoko bwawe, twongeye kugaruka imbere yawe abakozi bawe, twongeye kugaruka imbere yawe tuzanye kampani waduhaye, rwa rugo rwiza waturagije, rya juru ritoya waduhaye tukiri muri iyi si tucyambaye umubiri. Data, twongeye kwigarukana imbere yawe kubera ko Sekibi araduteye, aratuganje, arohereza ingabo nyinshi, arimo kugaba ibitero hirya no hino, arimo kugaba ibitero mu mitima yacu. Ndaguhamagaye Data kugira ngo uzubane natwe, uzuturinde amajwi y'umwanzi, uzuturinde amajwi y'umwijima, uzuturinde amajwi atwongorera ibidakwiriye. Uwiteka Nyiringabo Imana, ohereza mwuka wawe wera, ohereza ingabo zo mu ijuru zize ziturwanirire. Yewe Kristo byiringiro bizima, ngwino uyungurure intekerezo zacu, ngwino uyungurure ibiri mu mitwe yacu. Yewe byiringiro bizima, imitima yacu iriho gutekereza neza. Ndaguhamagaye Kristo kugira ngo uzube muri kampani yawe. Tukweretse kampani wiremeye, tukweretse kampani witangirije. Uwiteka Nyiringabo Imana, dore abayobozi bazo bameze nabi. Ngwino Uwiteka ugorora ibitagororotse, ngwino ushyira ku murongo Nyiringabo Imana ibyamaze gutana, ngwino usubize mu nzira abamaze guta inzira. Ndakwinginze Uwiteka ngo uzubane natwe, ngwino uyoborere kampani yawe Nyaguhora ku ngoma Imana. Kampani yo mu Rwanda turayiguhereje, kampani zo muri Afurika turaziguhereje, kampani zo ku isi turaziguhereje. Ni wowe wenyine wabasha kuzitandukanya n'amategeko ya Nebukadinezari, ni wowe wenyine wabasha gutandukanya kampani zawe n'umwijima, ni wowe wenyine wabasha gutandukanya kampani zawe n'imbaraga zikuzimu, ni wowe wenyine wabasha gutandukanya kampani zawe no kwifuza n'irari. Ngwino ubane natwe Papa, ngwino tugirire neza Kristo, ngwino uduhe ubwenge bwo kuyobora izi kampani, ngwino uduhe ubwenge bwo gutinda muri izi kampani, kubera ko bazigezemo bose siko bazitindamo. Ariko turashaka gutindana nawe mbere yuko dutindana n'ibyisi, turashaka gutindana nawe mbere yuko dutindana n'imitungo, turashaka gutindana nawe mbere yuko dutindana n'ibyo tureba hano hanze. Ngwino ubane natwe Papa. Urakoze Uwiteka Mana, urakoze Kristo kuko wemeye kubana natwe, urakoze ko wemeye kutuyoboresha ubwenge bwawe n'ubwiza bwawe, mu izina rya Yesu Kristo Umwami w'abami, amen. Kongeye gushima Imana yuko tugejeje ku munsi wo kuwa kane tukiri bazima. Turibukiranya yuko iki kiganiro gitambuka ku Iyobokamana TV kuwa mbere ndetse no kuwa kane. Ubwo no kuvuga ngo ni kabiri mu cyumweru, ntikikajye kigucika. Ni ikiganiro cyiza, ni ikiganiro gisa n'imitima, ni ikiganiro cyubaka, kandi ni ikiganiro kibohora. Yesu ashimwe cyane. Ndatangira nshimira abantu bose mwanyandikiye, abampamagaye, abantutse, abambwiye neza, abampaye ibyifuzo, mwese ndabashimira. Ndashimira cyane cyane abanyeretse amarangamutima yabo, kubera ko iyo wanyeretse amarangamutima yawe mbasha kugufasha neza cyane. Ntabwo mbinubira, ni ukuri ndabumva kubera yuko iyo wigeze utsitaraho umenya uko igisebe kibabaza. Rero nanjye iyo mumpamagaye mumbwira ngo nuko nashatse neza, ngo nuko nararutindamo, ngo nuko ntazi uko bibabaza, ngo ndabumva pe. Kandi ngira ngo abo tujya tuganira murabizi, abo twagiye tuganira, abo bari bamaze no guhambira ndetse bagiye, kampani zabo bazisize, abo twavuganye mwari mu nzira mugenda, abo twavuganye babaze imyaka 7, 6, 8, 9, 10. Mwese murabizi yuko uko tugenda tuganira cya gisebe kirimo kigenda gikira.
Yesu ashimwe cyane. Jewe ntago nzi kuvura nca hejuru, ahubwo iyo ngiye kuvura ikibyimba ndabanza ngashinyiriza nanjye ubwanjye, nkirengagiza yuko ubabara, nkagikanda cyane nkacyoza neza yamashyira nkayamaramo, nyirambwiye imaze kuvamo burya ikibyimba kirakira. Niyo mpamvu rero giye kuko mbakunda ntabwo nzabavura nca hejuru, ahubwo ndakuvura neza cyane ku buryo ikibyimba gishiramo, wa mwanda wose ugashiramo, bya bindi byose bigashirayo, ugasiga uri muzima. Nta muyobozi wa kampani urwaye, ntago bishoboka. Iyo ugiye kuyobora kampani ubanza kuba muzima. Yesu ashimwe cyane. Burya umuyobozi urwaye arahagararirwa, cyangwa se umuyobozi urwaye aratuma. Rero ndashaka ko muba bazima, mukiyoborera kampani zanyu neza, mukiyoborera ingo zanyu neza, mukayobora abana banyu neza, mukayobora abakozi banyu neza, mukayobora imiryango yanyu neza, mukabana n'abaturanyi neza, kubera yuko iyo wishimye ushimisha n'abandi. Yesu ashimwe cyane. Reka aka kanya tugaruke tureba, ese urugo ni iki? Yesu ashimwe. Urugo nk'uko nabibabwiye na mbere hose, urugo ni kampani. Urugo ni kampani yatangijwe n'Uwiteka, ayitangiriza mu gihugu cya Edeni, ayitangiriza kuri Adamu na Eva. Abarema ari abantu babiri beza cyane, bakundanye cyane, bumvikana cyane, bubahana cyane, ariko Satani amaze kubinjirira, araza yongorera Eva. Amaze kumwongorera, amwereka ko Adamu nta bwenge agira, amwereka ko Adamu nta kintu azi, ko Adamu kuba yarubashye Imana, kuba yarumviye Imana, kuba agendera ku itegeko ry'Imana yayobye, ndetse imwumvisha yuko ibyo irimo imubwira gukora nabikora azagira ubwenge nk'ubw'Imana. Nyamara mbere nibwo Imana yari yamuhaye ubwenge nk'ubwayo. Yesu ashimwe cyane. Rero nawe mwene data ndakubwira ngo wikumvira amajwi agushuka, akubwira ngo warayobye, akubwira ngo warirwaniriye, akubwira ngo warebye nabi, akubwira ngo reba kariya kagabo ukuntu kareshya, reba kariya kagore ukuntu kareshya, reba ukuntu gasa, reba ukuntu kagenda, reba ukuntu kicara, reba ukuntu karya, reba ukuntu yoga, reba ukuntu ibyo byose ni amajwi y'umwijima. Yesu ashimwe. Ngo ariko ngo wari wareba ukuntu buriya avuga, wasanga mugenzi wawe cyangwa se umuyobozi mugenzi wawe muyoborana muri ya kampani yagira ngo arisize, ariko ngo wagiye wisiga neza, nyamara ntabwo uzi yuko biri urimo umubwira urimo urakomeretsa umutima we, wabanje gukomeretsa uwawe. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo niba ubona arimo yisiga nabi, genda uhita ufata amavuta uyavuga ute, wowe umusige. Niba ari agapudre, genda ukamusige. Niba ari ishati yari yambaye neza, genda uyimugororere. Wivugisha ururimi, ahubwo koresha amaboko. Yesu ashimwe cyane. Aha ndashaka kubibutsa yuko iyo mugiteretana, iyo ubonye sheri wawe aje atasokoje umusatsi neza, utumwa sheri reka ngutsindagira agasatsi, kubera ko uracyamukunda, ya majwi atangira kukongorera ngo si uwawe, aba atarakuzamo. Yesu ashimwe cyane. Ayo majwi rero kuzamo, cyagiye wamaze gutangirana nawe kampani, cyagiye mumaze kuyigeza ahantu haryoshye, cyagiye mwari mutangiye kunguka, nibwo ayo majwi azagatangira kukongorera ngo ariko ubundi ngo iriya telefone ye ngo kucyahozamo password buriya harimo ibiki, utangira hakundi kucyumvisha password yawe. Please, niba araguhishe password ye nawe muhishiye wari kutuzi, ariko ubundi mbibarize, password cyangwa umubare w'ibanga ushyira muri telefone yawe, iyo nshize umubare w'ibanga muri iyi telefone, umugabo wanjye ntabashe kureba ibirimo, niki mbamuhisha? Ese ndiba? Ese ndica? Ese ndaroga? Ndagambana se? Ndasambana se? Niki nkora ntakeneye ko umugabo wanjye amenya? Yesu ashimwe. Ni izihe message ndimo guhisha umugabo wanjye ku buryo muhisha password? Ese byakumarira iki guhisha umugabo password mukayipfa mugashwana mugatandukana ngo wamuhishe message zirimo? Izo message ni bwoko. Ariko ibaze gukunda umukobwa, hareruya cyane ndaje, ibaze gukunda umukobwa ukajya wabuka mukwa miliyoni zawe 2, nushaka kuba waramukoye 200 we, ni amafaranga menshi cyane, 200 ni menshi. Nimurangiza mupfe SMS itarengeje amafaranga 10. Byibazeho. Wibaza ibintu watakaje kugira ngo ukore ubukwe n'uwo mugore, wibaza ibintu watakaje kugira ngo ukore ubukwe n'uwo mugabo, wibaza igihe cyawe wataye, wibaza umwanya wamaze, nurangiza mupfe SMS. Ntabwo uzi wanditse SMS gahunda yarafite, reka nemere ko wayibonye da, wanayisomye,
ariko se uzi gute uwayanditse umugambi yari afite? Uzi gute uwayanditse gahunda yari afite? Ese uzi gute ko atagukundira umugore cyangwa atagukundira umugabo akaba bikoze kugira ngo abasenyere? Yesu ashimwe cyane. 2008 umuntu yigeze kuza arambwira ngo narirwaniriye ngo umugabo wanjye mfite ngo ntago ari we mugabo nari gushaka. Ngo Eliane ngo Imana yarambwiye ngo warirwaniriye ntabwo ari we wari gushaka. Nanye namwa ngo niba atari we nari gushaka narirwaniriye genda ubwira Imana ngo ninyice cyangwa imwice kuko namaze kurahira ko ari mpaka urupfu cyangwa Kristo agarutse. Yesu ashimwe. Ubu se ko wanjye tukiri kumwe ari we umaze gutandukana n'abarenze 5. Haleluya. Bene data ibihanurwa byose sukuri. Ibihanurwa byose sukuri. Ngo guca inyuma ngo n'ikimenyimenyi ngo akunda kuvugana na runaka uzuwo runaka bavugana bapanga iki wenda barapanga business. Ese ubundi reka nkubaze niba ufite ubwoba wakoze ibishoboka byose ukamunyura ntiyongere gutekereza hanze. Reka uyu munsi ndashaka kwigisha ngendeye kuri message zanyu cyangwa ku bitekerezo byanyu. Uyu munsi ndibwigishe nkurikije commentaire mwagiye mushyira ku byigisho bindi natanze ndetse nanakurikije message mumpa mu gikari. Uyu munsi nizo ndi bugenderemo cyane. Icyambere nahereyeho ni cyo cya telefone. Ugasanga telefone yaciye ibintu mu nzu nta ukora kuri telefone yundi, mbese telefone yabaye Imana muri urwo rugo. Nta muntu numwe wabasha kureba muri telefone yundi, nta muntu numwe wabasha guhamagaza telefone yundi kugira ngo nyihamagaze ndenda kumusaba wankuriyemo password. Nta nubwo mukitana basheri ntimukitana bande wanije telefone yangahamagara akayigwa wankuriyemo se password. Ni gute umugore watamenya password yawe? Ni gute umugabo watamenya password yawe? Ufite icyo umuhisha. Reka gukeka aragukekera ukuri ufite icyo umuhisha. Kuko n'ubwa mbere nabonye umuntu ahisha uwahishaho. Uhishaho gute? Umuntu murarana umuntu mwambarana ubusa ukamuhisha uramuhisha iki se? Yesu ashimwe. Jewe Eliane uzampishe kuko nge ntacyo mpuriraho nawe. Pasiteri wawe uzamuhishe. Hari uyo waba pasiteri uyu munsi basigaye baruta abagabo bacu bwiza. Ntabwo nzi wa mugore wenda njya ngumenyeshe niba wubaha pasiteri wawe kurusha uko wubaha umugore wawe. Noneho ejo umugabo wawe ejo niba kwirukana uzatangira ubwira umushumba ngo ufite umugabo mubi kandi ntabwo umugabo wawe ari mubi ni wowe wamuteranije n'umushumba. Yesu ashimwe. Abashumba bacu ni beza turabakunda turabubaha ariko prioritaire ni umugabo wawe. Prioritaire wa mugabo we ni umugore wawe. Yesu ashimwe. Inama utagiye n'umugabo wawe, inama utagiye n'umugore wawe wijya kuyijyana pasiteri kubera ko pasiteri nta kindi ari bugufashe nawe afite we musaraba mu rugo. Yesu ashimwe. Usize umusaraba wawe hariya uje kuruhanya kuba pasiteri mu gihe nawe yabuze uwawutura. Haleluya. Niba wumva urushye kandi uremerewe ni byiza genda umuganirize arakugira inama ariko ya nama kugiriye nawe shungura nurangiza ugenda unabiganiraho na sheri wawe. Ese kuki mutakiganira ubundi byagenze bite? I'm sorry. Yesu ashimwe cyane. Kera mukirambagizanya ntabwo wajya gumara umunsi wose utamuhamagaye ngo ugure ikarita muvugana amasaha 2 kuri telefone. Ariko uyu munsi wamugejeje mu rugo cyangwa yakugejeje mu rugo communication yararangiye. Ariko mbere yari guhamagaraga yakubaza Eliane uri he? Ndi ku rusengero. Uyu munsi araguhamagara ngo uri he ariko kucyo ncunga cyane ubundi umushaka hiki ntabwo ndi umuntu mukuru. Muri make urumva ko wamaze gufatisha ihene wayishyize mu kiziriko. Ego nakugira inama yuko icyo kiziriko yagica. Yesu ashimwe. Ndakwibutsa yuko ikintu cya mbere mu rugo rwawe ari communication. Kandi communication yawe nayo ikagendera ku gihe. Nkuko nababwiye ngo iki kiganiro gitambuka ku wa mbere no ku wa kane ukamenya neza yuko n'ibiganiro byawe n'umugabo wawe, ibiganiro byawe n'umugore wawe bigomba kugira igihe bikagera naho bibera. Ntabwo ibintu byose bibera muri salo.
Yesu ashimwe. Ntabwo ibiganiro byose bibera mu kazi, ntabwo ibiganiro byose bibera muri bisi, ntabwo ibiganiro byose bibera mu isoko, bibera muri buri minisiteri. Buri kimwe cyose kigira minisiteri yacyo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Nta soni njyangera zo kubivuga. Abagabo bafite ukuntu bateye muri kamere yabo, agira umujinya atazi aho uturutse, akagira kamere atazi aho iturutse, akaba yakubwira nabi kandi atabigambiriye, atabiteganyije, ariko akantu gato cyane iyi Bibiliya nateretse aho itagombaga kuba igatuma ahita ngo ariko ubundi bugira ubwenge. Mubwira uti I'm sorry, uhita ukuraho ya Bibiliya ugenda uyishyiraho igomba kujya. Nimugera muri shambure yawe umubwira uti ariko sheri buriya wampohoteye, naje niruka nk'abana barimo barira, mpita nyitereka ku meza mbanza kujya guhoza umwana, so ntabwo nayihashyize mbishaka, nagira ngo mbanze mpoze umwana then ngaruke nterure ya Bibiliya nyijyana aho igomba kujya. Ni ukuri buriya wambwiye nabi kandi byambabaje, kubera ya neza umubwiranye aragaruka. Yesu ashimwe. Ese kuki kigutereta wavugiraga hasi, none uyu munsi usigaye uvuga nka Eliya yageze imbere ya kamera? Yesu ashimwe. Ndakumenyesha ko niba warateshutse ku nshingano zawe ugakora ku byashinganywe, uri muri isenyera. Ibyo bakubwira ngo murareshya, ntabwo mureshya, kubera yuko n'iyi telefone na Bibiliya ntabwo bireshya. Wasanga ari muremure wowe ukaba mugufi, cyangwa ukaba uri muremure wowe ari mugufi, ntabwo rero mureshya. Ubwo kereka dushizeho igipimo tugasanga mureshya koko, ubwo twamenya ko mureshya, ariko mu mategeko ntimureshya, ndetse no mu miyoborere ntimureshya. Kandi burya naje gusanga umuyobozi wungirije yabaye mwiza, umuyobozi wo hejuru nta nubwo ayobora, ahita guhereza inshingano zose. Yesu ashimwe. Niba wowe uri umugore ukaba wibuka kigutereta uko wamwitwaragaho, wahindutse, niki cyatumye uhinduka? Uruvu nirwo rugera ahari umweru rukaba umweru, rwagera ku cyatsi rukaba icyatsi, rwagera ku mukara rukaba wowe uri uruvu. Ese wa mugabo we, wowe cyagiye ko wajya kumubwira sheri ndagukumbuye cyane, ndagukunda, uyu munsi kuki utakimubwira ko umukumbuye? Yesu ashimwe. Mukiri muri fiançailles, sheri wariye, shusha nkwerereje kuri mobile money, nkwererejeho 3 ugenda unywa amata basi. Uyu munsi kuki utakimubaza ari umugore wawe? Uyu munsi kuki utakizirikana ko ari nabwo gukeneye cyane kurenza cya gihe utaramugezi wawe? Kiragiye yarafite benshi bamwirukaho, kiragiye yarafite benshi bamudraga, kiragiye yarafite benshi bamutereta, ariko uyu munsi uri muri razi Nyanza. Nyamara uyu munsi nibwo gukeneye, kuko na musaza we ntacyo kimugenera, na nyina ntacyo kimugenera, bakuru be cyangwa bari munabe ntacyo bakimuha, kuko bazi ko yamaze kubakurwe. Mwataye inshingano. Yesu ashimwe. Kampani yanyu irimo irabasenyukira ku mutwe. Reka mbabwire ikintu kirimo gutuma abantu bicana uyu munsi, kuko ejo bundi umuturanyi wanjye yarabikoze. Umuturanyi wanjye yahamagaye basaza be bica umugabo we, birabeshya ngo yamucaga inyuma, yagiraga gutaramubeshyera. Nirari ry'ibintu. Kandi umugore yitwaga ngo arasenga. Mwaretse tugakizwa tukareka kugendera mu kidini cy'ikigare gusa kinasebye itorero ry'Imana. Iyo ngeze ahagenda arakara, abambwira ngo ngira ubugare, ngo ngira umujinya. Ni ukuri nawe byakubaho. Birababaje kubona umuntu yirirwa na Bibiliya gutya, nzakagendana agakiza k'Imana we, nzakagendana, mukanya gafata icyuma kica umuntu. Ubwo se wagendana agakiza k'Imana cyangwa wagendana agacuma k'umujinya? Yesu ashimwe. Gukizwa si ingutiya ndende, gukizwa si agatambaro, gukizwa ntabwo ari ukwihirimbiza ugasa n'intuze. Gukizwa ni mu mutima, ukimira amajwi yose ya Satani. Yesu ashimwe. Jewe aho gukizwa ku mubiri nzakizwa mu mutima. Hari n'ababazi iminsi bambwira ngo se ngo kubwiriza neza, ngo ariko ngo ukaba ufise imisatsi, ngo ukaba ngo wimakiya, ngo mbega ngo ivyo ngo Imana irabyemera, kuko Imana ikeneye ko nsa neza. Umugore nusa neza, umugore nubereye ijisho ry'umugabo we. Umugabo wanjye yande bakavuga wow mbarusha umugore. Yesu ashimwe cyane. Umugore nuwiyitaho. Jewe ndi ubwiza bw'umugabo wanjye, agomba kumbona nsa neza, ngomba gusohoka yambona umutima ugashiduka. Yesu ashimwe cyane.
ugomba kumenya kwambara neza ugaseduhiza umugabo wawe notaba abandi uw'abandi uzandeba ngo ijisho ry'Imana izarikuremo. Yesu ashimwe. Reba ibikureba, ariko nta nubwo gukorera Imana ari ukwihirimbiza. Umva mwabagore mwe, ndabakunda cyane, nkunda ko mumbwiza ukuri. Mu gitondo uwo twavuganye yambwiye ati umugabo wanjye asigaye ambwira ngo ndi kabi, ngo dore uko gasa, ngo dore ukuntu kirabura, ngo nakubwiye ngo ntuzitukuze, igikara cyawe ni cyiza kirahenze. Jyewe iyo mvuka ndi igikara nari gushima Imana, ariko n'ubu ndashima Imana ko navutse ndi inzobe. Yesu ashimwe. Haleluya. Uri mwiza, karaba, wisige, ushyiraho agapudre. Niba utanasiga tiro nk'iyanjye, tugoho udusokoze neza cyane, ushyiraho akarabero, si ngombwa rouge à lèvres, usokoze agasatsi kawe niba ari n'akanatirere, gashyiramo agakanta gake, ugasokoze neza karinganire. Umugabo we nakubona asanga uruta abandi bagore nk'uko yakurutishije abakobwa. Birababaje ko yarakurutishije abakobwa, uyu munsi akabakurutisha abagore. Mbere warutaga abakobwa bose ubwiza, none uyu munsi abagore bandi barakurusha ubwiza. Abagore si abakobwa, kandi ubundi hakwiriye kurambagizwa umukobwa, ntihakwiriye kurambagizwa umugore. Yesu ashimwe. Bagore natwe tugira uruhare mu kwisenyera. Ugasanga wiriwe mu rugo nta gasutiye, umabera ameze gutya aranagana, hari iyo mishumi umugabo akeneye kuyireba, hari aho uri buyimwerekere. Ariko igihe usohotse muri salo akeneye kukubona uri sexy, usa neza, ku buryo n'umushyitsi uri wagera atamucishamo ijisho, wambaye neza. Kuki mu rugo twambara nabi ariko? Ugasanga wambaye ibintu biriho ibiryo, ugasanga wambaye igipira cyakwedusa ijosi, ugasanga wambaye ikintu urutugu ruragera aha, ugasanga wambaye urutenge rwacuye. Mbese wambara igitenge cyiza ugiye gusenga, wambara igitenge cyiza ugiye mu kazi, ariko mu rugo urambara urutenge rwacuye. Kandi niho akeneye kukureba, nakugira inama yo kuzaza nkakwigisha imyenda bambara mu rugo imbere y'umugabo. Yesu ashimwe cyane. Kubera ko iyo muri mu rugo ni nawo mwanya wo kumukurura. Haleluya. Buriya kugira ngo sumanku ifate ku musumari nuko harimo akantu gakurura. So nawe niba utazi gukurura umugabo wawe, rugusenyukiye hejuru. Wa mugabo nawe niba utazi kwikururira umugore wawe, rugusenyukiye hejuru. Nibwo uri bugere hanze kubera irari ufite, ugatangira ukagenda ureba umeze nk'intu. Haleluya cyane. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Imana yo mu ijuru ibagarure mu nzira y'ukuri. Umutima w'ubwicanyi ni umutima w'irari, ni umutima wo kwifuza ibintu. Yesu ashimwe. Maze ibisi mbabazwa n'abana ntabwo bakiri abakobwa n'abagore, bamamagara akambwira ati jewe mbahana mba mu gihugu iki n'iki, nakundanye n'umuhungu ambeshya yuko nkunda, ari muri Afrika cyangwa ari aho ngaho mu Rwanda, hanyuma ndaza mukoreshereza ubukwe, dukora ubukwe bwiza cyane. Maze kumukoreshereza ubukwe turaza tugeze hano, nyuma y'amezi 2 atangira kumbwira ngo sigiye yashakaga visa. Reka nkubwire, ibyo byose biva mu kutamenya guhitamo. Ariko uyu munsi nakubwira ngo niba ari we mugabo wawe, wireba ayo magambo arimo akubwira uyu munsi, reba ahubwo uyu munsi uko nari imeze cyagiye nereta niko nyimeze. Yes, visa warayimuhesheje yaraje, ariko iyatumye agutereta ukamwemera iracyahari, ntaho yagiye, kandi basha guhindura umutima we, akongera akagukunda. Bwa bwiza yakubonagamo akongera akabukubonamo, ya magambo meza yakumvanaga akongera akayakumvamo. Wimucyurira ngo ubundi se uri umugabo, uri imbwa, uri ejo bundi umugore yatutse, narabibabwiye yatutse umugabo ngo nimbwa kuri telefone jye mbyiyumvira. Yesu ashimwe cyane. Wimubwira ko ntacyo amaze, ahubwo mugaruzi neza. Muganiza umugore utariko sheri, ko mbona sharije dufite ari nyinshi, amafaranga ninjiza akaba ari makeya, nawe washatse akazi ugakora n'ibiganiro. Yesu ashimwe. Ese kubera iki tujya mu nama z'ubuyobozi bakatuganiriza? Kuki abayobozi bacu batuganiriza? Bagiye kuza bakadutegeka kora iki, nta nama tugiye nabo. Ariko bo bazi neza yuko kuyobora kwiza ni ukuganira. Kuyobora kwiza ni ukujya inama, ukumva n'ibitekerezo by'uyobora, ukumva n'ibitekerezo by'ukuyobora, mukarema ikintu kimwe, mukubaka ikintu kimwe. Yesu ashimwe cyane. Reka turebe ikindi kintu cyitwa icyubahiro. Ngo aransuzugura, ngo nta kintu na kimwe mubwira ngo anyumve, ntabwo ari wowe ushinzwe kumwumvisha.
Jewe njya mbaha ingero, umutware wanjye iyo mubwiye ngo sheri iki kintu ni kibi reka twe kugikora, igifite inyungu ni iki ngiki reka tugikore, iyo mbonye umugabo abyanze ntabwo mpatiriza, ndatuza nkamwihorera, ahubwo ngasenga nkamuteza mwuka wera, nkazajya kumva arambwiye sheri uzi ko burya cya kintu koko tugikoze gutya wa mugani cyagira inyungu. Yesashimwe. Je sinzi ko umufarusa ngo mupushinga ngira no. Ariko abantu batuzi muzasanga ibintu byinshi ari nge wabigiyemo kubera iki we arabanza akayungurura cyangwa se akabigiye ikintu nawe yakimbwiye nkamubwira no yashari nicyo kintu nta nyungu gifite, akambwira ati reka tugisengere, nawe yamaze gufata umuco wo kumbwira okay reka tugisengere, turagenda tukagisengera, nyuma hakaba igihe umwuka wera rya zacamo akambwira ati iki kintu ni mu gikore, cyangwa se nawe akamucambwira ati iki kintu ni mu kireke. Hari igihe tukireka tugasanga cyari kidufitiye inyungu, mame cyari kidufitiye igihombo kinini cyane. Ariko ikintu tutakigiyeho inama, umwe agafarusa undi agafarusa, byanze bikunze umwe muri twebwe akagikora, ni ukuri ntabwo kijya kireyisisa. Nambujije indimi z'amahanga ariko murambabara ari igihe ari byo biza byihuta, ntabwo kijya gitsinda cyangwa se ntabwo kijya kinyuramo. Yesashimwe. Hari igihe umuntu aba yabuze ijambo mu Kinyarwanda bivugamo, ariko ikintu cyose twicaye tukakiganiraho tukakijyaho inama, nukuri umva kitubyarira umugisha. Amina cyane. Hari ikindi kintu mugomba kwibukiranya, mugiteretana mwajyaga mujya kwicara kuri botike yo kwa runaka mukanywa fanta ya 300, mugasangira akabroshete ka 500, mukajya inama y'uburyo muzapanga ubukwe bwanyu, none uyu munsi mwamaze kugera mu ngo mwabaye busy. Yesashimwe. Birashoboka ko waba udafite ubushobozi bwo gusohokera muri hoteli runaka, birashoboka ko waba udafite ubushobozi bwo kwideprasa ngo mujye kure cyane, ariko n'ubundi nimuve mu rugo musige stress y'abana, musige mubateguriye ibyo bakeneye, nimurangiza mugende mwicara hano ku kabotike ko kwa runaka n'ubundi nkuko cyera mwabikoraga, fanta ya 400 nimushaka murye n'irindazi murabyemerewe cyangwa se munarireke, ariko muganire ku kintu muri mwenyine mutuje mwiherereye mukijyaho inama. Yesashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu Migani 17. Imigani 17 umurongo waho wa 3. Ngo uruganda rutunganya ifeza n'itanura ritunganya izahabu, ariko Uwiteka ni ugerageza imitima. Ntabwo Uwiteka azemera yuko udamarara ngo wibagirwe inshingano zawe. Iyo wonye utangiye kwizamura wumva ko wageze iyo ujya, ahita gukubita mu ruganda. Uruganda rutunganya ifeza, itanura rigatunganya iki? Izahabu. Uwiteka nawe ni ugerageza iki? Imitima. Agerageza imitima yacu kugira ngo arebe kwihangana kwacu, narangiza nabona dushitse, nabona dukwiriye, aduhereze misiyo, tujye muri misiyo ye, kuko aziko tutazamutenguha. Turi abasirikare ku rugamba, tutazagera mu rugamba hagati ngo tutizatinge, cyangwa ngo dutoroke urugamba, cyangwa ngo dute urugamba rutarangiye. Abo nibo Uwiteka ashaka. Niba rero gushize mu ruganda ukaba utangiye kuvuza induru, ayiwe, iyo nduru uvugije urayivugiriza ndi? Jewe umugabo, jewe umugore wanjye. Ariko ibaze wa mugabo uyo wicaye mu kabari uri mubwira abandi bagore ngo umugore wa abandi bagabo ngo umugore wawe ntagira gutya, ese uri mubwiruza babo bameze bate? Ese ibyo uri murega umugore wawe ubwira abandi bagabo? Hari igihe abo ngabo uri mubwira ari nabo bazaguca inyuma bakajya kumutereta, kandi bo bakabona bya bindi we wabuze. Yesu ashimwe cyane. Nawe wa mugore we, abo bagore bagenzi bari mujya kubwira umugabo wawe ngo ameze gutya na gutya na gutya, uzi muri bo ari ndumukunda. Ejo ni wumva ngo runaka yaguciye inyuma kandi yari inshuti yawe, uzavuza induru iruta yandi wavugije mbere. Niba ubona hari bitagenda kumupatina wawe cyangwa se kumufatanyabikorwa wawe, wamwicaje mukabiganiraho, mukabishakira igisubizo mbere yo gufata umujinya, mbere yo gufata uburakari, mbere yo kwica, mbere yo guhuruza abasaza bawe na bene nyoko ngo mutere ibyuma. Waraganiriye nawe? Ese niba mwaraganiriye ukabona mutajya inama, wahamagaye iyo mu ijuru yanga kugutabara? Yesu ashimwe. Uretse gutabaza bakwicira sha, uretse gutabaza abadayimoni, iyo wamaze guha karibu Satani mu mutima wawe akakubwira ngo ariko uziko buriya runaka umwishe wagira amahoro, hita uvuga toka Satani nyuma yanjye kwa jina la Yesu.
Yesu ashimwe cyane. Amina. Hita ucecekesha iryo dayimoni rikubwiye ngo umwishe wagira amahoro, kubera ko uwo ni umwuka wa Satani. Haleluya. Haleluya cyane. Ntabwo Satani azigera aduhunga tutamwirukanye. Azaduhunga ari uko twamwirukanye. Tuzamwirukana gute? Tuzasenga, tuzabana n'Imana. Mwuka wera manuka uzuture muri jewe, uzuture mu mitima isaraye, uzuture mu mitima ibabaye, uzuture mu mitima ihangayitse. Ikindi cya kabiri, niba ikosa ribaye mu gitondo ntukageze nimugoroba ukirakariye mugenzi wawe. Jewe reka mjye mabwiza ukuri, ntago je nashatse marayika, nashatse umugabo kandi wabyawe n'inyama, wabyawe n'umugore n'umugabo. Arakosa nanjye ndakosa, ariko twebwe iyo tuvuye mu rugo hari ikintu kimwe tutumvikanaho, ntago dushaka kumara amasaha 2 tutaragikemura. Ndagenda nkicaraho nicaye ku kazi ngasenga nkabwira Imana ngo bohora umutima wanjye. Umutima wanjye umaze kubohoka ntangira kwiririmbira, ndanyuzwe mu mutima wanjye. Narangiza ngahita mwohereza message mugashura cyandakariye. Naho agahita nyandikira oya sweetheart nakubabariye. Tayari byarangiye, twababariranye. Niduhura turahura dufite gahunda yo kwiyubakira kampani yacu. Ntabwo twongera guhura tugifite gahunda yo gucurirana ibyabaye mu gitondo, nta gahunda yo gucurirana ibyabaye nijoro, nta gahunda yo ariko ibaze umuntu akava mu rugo umugore atamubwiye ngo umunsi mwiza, umugabo akava mu rugo atabwiye umugore we ngo mwirirwe. Nubwo twararanye mu buriri jewe iyo tubyutse ikintu cyambere dukora ni sho waramutse, reka dusenga, tugahita dufatana ikiganza tugasenga. Twarangiza gusenga tugakora dushe tukitegura tukagenda. Iyo tutakoreye hamwe yakoreye hirya kurinde dukaranye nakoreye hirya, iyo tugiye gutandukana turasezeranaho umunsi mwiza, bonne chance. Mwifurizanya amahoro y'Imana, mwifurizanya amahirwe, mwifurizanya umugisha. Nta wundi uzawukwifuriza, umugisha wawe uzawifurizwa n'uwo mufatanije ibikorwa. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome muri Maraki 2. Ntabwo muzi ko Imana ijya ivuga kuri divorce sha, muracyaburana. Maraki ibice 2 umurongo wa 13 turageza kuri 17. Umutwe w'amagambo aravuga ngo ibyaha by'abantu b'Imana n'ibyaha byo mu ngo. Ibyaha by'abantu b'Imana n'ibyaha byo mu ngo. Ubwo se nijye wabyanditse, Maraki yabayeho ntaravuka. Ngo kandi hariho n'ibindi mukora mukitwikira igicaniro cy'Uwiteka, amarira no kuboroga, mugasuhuza imitima, bigatuma atita ku maturo mutura, ntayakire ngo anezerwe. Mwabyumvise? Hari ibindi dukora bigatuma Uwiteka atatwitaho. Amaturo tuzanye n'ibya 10 n'ibiki bya bindi byose tuvuga ngo nibwo twajyanye icya 10 ngo kugira Imana. Pastor azakwishimira ariko Imana ntikwishimira. Niba waradivorce pastor azakwishimira ariko Imana ntizakwishimira. Giye iyo nivugira divorce mbambwira bitwa ko bakijijwe, simbwira batarakizwa. Wowe utarakizwa uracyaboshwe ku mategeko, uracyabohowe ku mategeko ya Nebukadinezari, wemerewe gukurikiza amategeko y'umuryango mpuzamahanga. Ariko jewe nubwo byose mbyemerewe siko byose bimfitiye iki akamaro. Ndimo kubwira rero bene data, abo dusangiye gucungurwa, abo dusangiye gukizwa, abo dusangiye agakiza, abo ngabo tuvugana ko turi mu rugendo rujya mu ijuru, abo nibo ndimo kubwira. Byose urabyemera ko byose nibigufitiye akamaro. Ngo nyamara aho ni kuri 14, nyamara mukabaza muti impamvu ni iki? Impamvu nuko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe wariganije nubwo yari mugenzi wawe. Niba warariganije umugore wawe n'icyaha imbere y'Uwiteka, niba warariganije umugabo wawe n'icyaha imbere y'Uwiteka. Bya bindi mukora muzi yuko Uwiteka atabireba, arabireba. Umugore mu busore bwawe sharakomeye, umugabo mu busore bwawe sharakomeye. Mimi sitadohoka. Akaba n'umugore mwasezeranye isezerano. Niba waratuje akanwa kawe ukamubwira ngo uramukunda,
ukamukura mu rugo iwabo ukamuzana. I don't care ku byo wavuga ngo wamushakagaho viza, ntabwo nitaye ku bindi waje umuca. Niba waramucaga inzu, niba waramucaga imodoka, niba waramucaga viza nk'uko nakomeje kubivuga, niba waramucaga imiryango ikomeye, ibyo ntabwo njyewe mbyitayeho. Nitaye ku ijambo ry'Imana ririmo rimbwira upfa kuba waramusezeraniye isezerano ngo ndagukunda. Mbese ntiyaremye umwe naho yari afite umwuka usagutse? Icyatumye irema umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Impamvu yandemye Eliane ikandemera my husband nuko yashakaga yuko tuzagira abana bubaha Imana, tuzabyara urubyaro ruhimbaza Imana. Yashakaga ko tuba kampani nziza ifite n'abakozi bazima bayihimbaza, bayihesha icyubahiro. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe, kuko nanga gusenda. 16 nanga gusenda, niko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga. Nanga n'umuntu utwikiriza urugomo umwambaro we, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nuko rero murinde imitima yanyu mwe kuriganya. Mwaruhije Uwiteka n'amagambo yanyu, nyamara murabaza muti twamuruhije dute? Kuko muvuga yuko umuntu wese ukora ibyaha ari mwiza imbere y'Uwiteka, kandi muti arabanezerererwa, cyangwa muti Imana ica imanza iri hehe? Haleluya. Maraki 2:13 kugera 17. Muhasome murumva ko Imana yanga abasenda, ubwo yanga n'abasendwa. Ari wowe usenda irakwanga, ari wowe usendwa irakwanga. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo ikunda abashyize hamwe bakaguma hamwe, mwakoserezanya mugasabana imbabazi, nk'uko iyo ucumuye ku Mana uyisaba imbabazi, nunacumura kuri mugenzi wawe musaba imbabazi, nagucumuraho nawe mubabarire. Yesu ashimwe cyane. Imana ituremera imitima iciye bugufi ihimbaza Imana, kugira ngo urubyaro rwacu rutagibwaho n'umuvumo. Uwiteka abagirire neza. Reka dusoze. Nasoza mbabwira ngo ibi mbibabwirira yuko mbakunda, simbibabwirira yuko ntabakunda. Iyaba ntabakunda nakicaye iwanjye ngatuza, nakicaye muri business yanjye ngatuza, ariko Uwiteka yanshize mu rukundo rwo kubakunda bene data no kubaburira imiburo itari imwe. Shalom shalom, ndabakunda. Nimero ni za zindi, niyo nagira Eliane 07834044. Bene data mwemera kugirwa inama, ndabashimira cyane, kandi murabizi ko kampani zanyu tumaze kuzubaka neza, turimo no kuzisengera ngo n'abafatanyabikorwa banyu bahinduke, kandi biri mu nzira birimo biraza. Nzi yuko tuzafatanya guhimbaza Imana, kandi ndabamenyesha ko hari igiterane cy'abashakanye vuba cyane. Mumfashe kugisengera, tuzakibatangariza mu cyumweru gitaha, tubaha amakuru y'icyo giterane uko byifashe naho kizabera. Ntabwo tuzibagirwa n'abana banyu, nabo baratumiwe kuko nabo bafite ahantu bazabanza gukinira, hari imyicundo, hari buri kimwe cyose. Hanyuma banahabwe n'abinyigisho zijyanye n'abana, kugira ngo abana banyu bakure bari mu mwuka wo guhimbaza Imana, bazakura ari abahungu n'abakobwa baje kuba amakampani meza cyane ahesha Imana icyubahiro. Shalom shalom. Uwiteka akomeze kubishimira. Murakoze cyane.